uyu mugabo namukunze cyangwa se twabanye akora ibintu byinshi, ari umuhanzi akaba n'umuganga. Ngeze mu rugo rero nk'abagore tujyana n'imigisha, nkihagera bahawe umwanya mwiza mu kazi, ari nako tunabyara, bituma rero umwanya uba muke. Kwa kuntu yamenyereye guhuza ibintu byinshi icyarimwe, yahise atangira n'ibintu byo kwandika ibitabo, yandika ibitabo by'abana akanabishushanya bikoreshwa mu mashuri ya primaire. Hanyuma nanjye ninjira mu rugo ndi umuntu wumva ko nzajya nakira umugabo nk'umwami. Wa mugabo umwanya wo kumwakira urabura, akajya agera mu rugo ananiwe, ariko kuko yabayeho akunda gufatira ibintu icyarimwe, akagera mu rugo ambwira ati ngwino muri ofisi niho ngiye kuba nkorera. Ubwo nanjye imeza nayiteguye nk'iy'umwami nyine, nashyize n'ururabyo rw'iroza hagati. Wa mugabo akicara muri ofisi ahantu mu rugo ati bya biryo byaruze turire hano. Ubwo rwa rurabyo ntarubonye, ya masorori ntashyira ku masahane nkazana. Ndabireba, ubwo niko n'abana baba benshi, akaza basuza ati banze nimbasuze vuba vuba ati hari utuntu ngiye gushushanya. Ariko mbyitegereje mbona binyuranye na kwa kundi nshaka ko ibintu biryoha. Nza kwigira inama yo gusenga, ndavuga ngiye kubisengera Imana nk'uburyo nabimubwiramo. Iyo dukora twumva ko turi gukorera umuryango. Umuntu ushaka kumubwira uti oroshya agata akubwira ati ariko ufite ikihe kibazo, sindi gukorera umuryango, si amafaranga dushaka, wenda akaba yakumva nabi. Narasenze koko Imana iranshoboza, mbimubwiye abyumva vuba. Ndambwa nti ndagukeneye, hari ikintu ushaka ko tuganira. Rero nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango, ariko nanone uru rugo uri umwami. Hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hari umwamikazi, hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Ntiwowe bigerageze ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto, urebe ka kazi uzagakora, n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi, n'ubundi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na cya gitabo yamara kugishushanya tereka nsimbukire muri studio gato. Atangira kujya aza, akunda kwikurira abana ku kazi, ku ishuri, agasanga nanjye nageze mu rugo kare, akaza none avuga ati noneho mu gihe uri koza abakobwa ndanoza abahungu. Ibintu bitangira kuryoha. Ejo akagaruka avuga ati ariko nimuze dukora amandazi, akunda guteka cyane. Mu gukora amandazi agahamagara abana be bose, ubwo nanjye nkaba ndaho mu gihe bari gupona nti mukorogera amagi ntinguhe isukari. Ugasanga none ibintu birushaho kuba byiza, ariko naye bimuruhura mu mutwe. Nashaka kwampa umwanya ngo mwereke ko nubwo yiriwe mu kazi, ashyizemo iminota yo kuba mu rugo dukina turuhutse, biramuruhura kurusha. Ibyo bintu byaramuruhuye, yaza yabaye na stress ku kazi, akaza avuga ati murebe akantu dukina ndebe nabonye binduhura. Nukuri byaramufashije cyane, narabibonye. Akagira iyo mikino yacu dukina mu rugo, tukagira umwanya wo kwigisha abana, umwanya wo gusenga. Noneho dufite abana batanu, ufite abana benshi, utabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 wacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye ni umwanya wacu turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakoresha mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo maniyu yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Maniyu yahagera akaza vuba vuba ati cara nkwereka umukinnyi duheruka kugura. Kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire, yaragendaga agakora. Jye n'abana twavuga ngo papa ari busy, ahazazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane. Abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane.
ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi maranye imyaka